Abakunzi ba Real Madrid narababwiye ngo nimvuga Real Madrid mujye mwumva Ina Damas, Clube de la Historia, Clube de los Melongues, Clube de los Campeones, Mejor Equipo del Mundo. Iyo ni Real Madrid. Abakunzi ba Real Madrid muriye muze tuzamuke abakunzi ba Real Madrid muze tugende kabisa tuganira utuntu dutandukanye amakuru ari muri Real Madrid. Muze tuganire kabisa. Abakunzi ba Real Madrid mbabone muze tuganire rwose ibintu bigende neza. Obita Jude Bellingham amakuru avuga ko uwitwa Jude Bellingham amakipe yatangiye kwitokeza. Urumva ise wa Jude Bellingham yaravuze ati tuzaganira ibijyanye, donc tuzaganira n'abayobozi b'ikipe nyuma y'uko umwaka w'imikino urangiye, tuganira ibijyanye n'icyo bita possible sale kubera ibijyanye n'icyo bita sporting disagreements, ibijyanye no kutumvikana bimwe mu bintu biba biri mu masezerano. Abantu barikanga baravuga bati uyu mugabo ari gutangaza ibikira. So Alan, amakuru ava mu gihugu cya Espagne aravuga ko uwitwa Jude Bellingham ari gusaba ubusobanuro bw'iyi dosiye, ubundi bihagaze biti bingibi bya Jude Bellingham. Yego nibyo Cedro, muri equipe ya Real Madrid harimo amakuru menshi cyane bijyanye n'izi muvuma zirimo ziragenda zikorwa yaba arabinjira ndetse n'abasohoka. Ariko papa wa Jude Bellingham nyirizina abantu barabizi yuko afite ababyeyi bombi, yaba ari mama we ndetse na papa we bashinzwe kwita ku bijyanye n'akaryo kabo, ubwo ndetse na Joe Bellingham muri equipe ya Borussia Dortmund. Rero kwita ku bana babo, yego no mu bijyanye ubwo professional career zabo n'umupira. Yego uwo bita Jude Bellingham yagize gutya abona equipe ya Real Madrid iri muri transfer y'ubita Enzo Fernandez. Jude Bellingham agira gutya yumva ngo Vitinha yaravuzwe. Jude Bellingham akicaye yumva ngo Rodrigo Cascante yavuzwe. Jude akiri muri ibyo yumva abantu ngo ni ba Angelo Stirel. Jude aratuza. Jude abona barimo ba Arda Güler, umutoza Xabi Alonso akiza atangiye kwivugisha ngo ngagire imoso nk'iya Ozil. Ubwo bose n'aba mediateur turi kugenda. Na mediateur turi kuvuga. Papa we ahita yicara avuga ati se Real Madrid yabiri serie kucyo irimo irakora aka kanya, mufite Arda Güler mufite na Jude Bellingham muri gutekereza Enzo Fernandez kandi byakomeye. Rero ngo bikaba biri kuvuga yuko Jude Bellingham na papa we basabye audience Florentino Perez kugira ngo abasobanurire umwanya umuhungu we ahagazemo mu mushinga wa Real Madrid. Real Madrid mu kubasubiza iragata no musore wanyu nabwo akorwaho, nagurishwa nimba ari icyo muri kwifuza. Nimba mubona Arda Güler dutangiye kumupromotinga nibibanyure, nimba mubona turi gutekereza Enzo Fernandez nibibanyure, nimba mubona turi kuvuga abakinnyi bagiye batandukanye babaye wa Neves tugenda tubanugwanuga nibibanyure. Ibyo ngibyo byose nimubitindeho. Jude Bellingham nagagira gute nagagurishwa. Ariko ngo Jude Bellingham ngakaba komeje kudashira amakenga uwo bita Florentino Perez, cyane ikabizi yuko ahanini Perez yo yatangiye gukora muvuma nk'izi Cedro aba yanatangiye gutegura cyagihe ushobora kuzikarakasa mu bijyanye no kongera iki amasezerano. Jude Bellingham ku myaka ye 23 Cedro afite amasezerano azamugeza 2029 meaning this season ubaze asigaje imyaka 3 kuri kontra ye. Next season nitwinjira mu mwaka utaza abasigaje imyaka ingahe 2 ku masezerano. Imyaka 2 ku masezerano niyo Vinicius Junior arimo aranigiraho Real Madrid yanze kongera kujya bamuhereza imishahara yisumbuyeho. Rero uwo bita Jude akavuga ngo ni baba bari gukina amakarita bavuga bati transfer ya Enzo Fernandez imere nk'inera pressure kuzamura mu ntero bita Arda Güler bise nk'ibiri kunera igitutu kugira ngo no muri cyagihe cyo kongera amasezerano nizisanga nemera terms and conditions za Real Madrid kuruta kurengera inyungu zanjye. Ese bwo ni baba bashaka kunsohora muri equipe bijyanye n'icyo kintu cyo kudashaka kumva ko nyine ndi umukinnyi wahabwa iyo valeur, cyane ko iyo utekereje kuri Enzo urimo urathreatening umwanya wanjye muri equipe kuko hari Tchouaméni murimo muratekereza
Rodri hari Federico Valverde hari Arda Güler rero ngo Jude Bellingham yatatse bita Perez we na papa we ngo bamusaba usobanura ariko Perez yahise abakurinzira ku murimo aragira ati uyu mwana wanyu nahajya he is here to stay. So umunyamakuru witwa Pepe Alvarez uyu ni umunyamakuru ukurikiranira hafi ikipe ya Real Madrid ni nayo makuru akunda gutangaza rwose bamwita Spanish expert ariko by'umwihariko ku ikipe ya Real Madrid niwe wazanye iyi nkuru avuga ati nyamara ati habaye inama hagati y'impande zombi kubera ko ku ruhande rwa Jude Bellingham bari bafite icyo bita dissatisfaction kuba batanyuzwe n'ibyo bari kubona muri Real Madrid uburyo bari kugenda bifuza abamediateri batandukanye. So coach ibingibi byaba hari icyo byajagaraza muri mediane ya Real Madrid bakavuga bati wenda uyu mukinnyi niba atangiye gutekereza ko dushaka kumurisha bench twaramuzanye kuri miliyoni 100 donc hari icyo batekereza ko Jude Bellingham mu myaka wenda nk'umwaka utaha season itaha yazatekereza kuva muri Madrid. Buri hari strategies zibaho mu mibanire y'abakinnyi n'amakipe yabo hari Burayi. Iyo umukinnyi yasinye imyaka 5 buriya ahazaza he yagiye kuhamenya byanyaho cyangwa se gutegura ahazaza he ahategura kirangiza seze ebyiri kuko uyu urugero nk'ibivini tuvuga n'umwaka n'uva amasuganye ikingana cyo kumasezerano imyaka 2 ariko iyibaye sezo yo kusakuza kwa transfer ye nuvuga ngo umwaka wa gatatu aba ari umwaka kuko niwo mwaka urumva iyi niva mara basigaje umwaka umwe Vini Real ikunda kubongera basigaje 2 urumva amasezerano ageze 2029 dore icyo tuvuga na karindwi yego ni ntuza ni Vini niyo ndi kuvuga Jude ni 29 yego Vini we contrat irarangiye we asigaje utwa Vini we asigaje umwaka umwe bango neneho nsobanura uburyo mu myaka 2 iyo umuntu amaze imyaka 2 akinje mu wa gatatu niwo mwaka wa gatatu ni waganirira mu kuganira usigaye imyaka 2 ibyo nibyo Real yakoze sezirinzi irangira kuko batangiye kwiganira umungu asigaye imyaka 2 bango Real yisanze muri position yawe akakanya no igishaka ko yakora ibintu biforce ibyo abakinnyi nka ba Jude banini baba babibona Jude Bellingham ari ikibazo kimwe afite cyangwa se yahuye na Madrid uko yaje ameze sezo ya mbere kuko akakanya nyangamaze gukina sezo nka 3 if I'm not mistaken yego uko yaje ameze sezo ya mbere yarishanyira zigenda tsinda ibitego mu byuko icyo gihe sine gutego byinshi cyane sezo ya kabiri niho haje Mbappe asa n'ukuye Jude on top ku mukinnyi w'umugalactico Madrid iri bitekereza hanyuma sezo ya gatatu bibi kibazo ko hinje n'uwitwa Arda Güler aza mu bitekerezo by'abatoza yanajya mu kibuga bigatuma akomeza kuza mu bitekerezo hari icyo kimwe nakikugora Jude kushana byose ijambo ndi umustar kandi ko ndi umustar bigomba kugendana no ko ndi umustata ngomba kuba nkina buriya imwe mu mpamvu zatuma Jude ajya imbere ya Perez ziruta ibindi byose nuko ari umustar nuko ari umukinnyi munini kandi azi koko ubustari bwe na Real irabucuruza ibyo byose rero bigatuma ajya imbere ya Perez kujya kuganira nawe ku mwanya wo gukina kuko gutakaza umwanya mu kibuga egere gutakaza n'ubuhangange bwawe nk'umustar ibyo byose rero baba barabisobanukiye nk'abahanga muri iyi mishinga baba barimo n'ababyeyi be bakaba babizi. Perez ni umwe mu bantu baryama kuri Jude kera hose buriya n'umugabo Zabi Alonso we yabonaga Arda Güler nk'umukinnyi yakeneye ariko Perez avuga ariko agaruka gukora azakijyamo uzabona warabonye Jude agarutse twasanze Jude agomba kuba mu kibuga ari gukina akajyanamo na Arda Güler kuko umutoza amushaka ariko umukinnyi akaba mu kibuga so Jude kwegera Perez abari ukongera kumwibutsa abari ukongera kumwibutsa uwo ari we akamutsa n'icyo ashaka so in general ndi kwibara nk'ibintu byaje bikavuga gutyo gusa ariko ntago akakanya Real itakaje Jude ibitakaje ibintu bibiri umukinnyi wo mu kibuga n'umukinnyi w'umucuruzi. So uyu munyamakuru rero akantu gato akongeraho Jude ari kubona situation ya Vinicius Junior ati nazayisangamo nyamasigaje imyaka 2 mu yanyongere ibyo nanze kubigarukaho kuko n'undi wari wabivuze mu kanya cyane ati mu yanyongere cyangwa se nangire nisobanukirwa. So uyu munyamakuru bita Pepe Alvarez ingingo ye iranigwa n'ibitekerezo bya Jose Mourinho. Jose Mourinho mucyo bita tactical pillars abana zubakiraho umukino amakuru ava muri Real Madrid aravuga ko
ni Jude Bellingham hagati mu kibuga amubona nk'aho ari umukinnyi uri pivotal. Ikindi ni complete midfielder, baba mediateur nyine baba bafite n'imbaraga ku buryo wamukinisha ahantu hose igihe mu kibuga biguhindukanye. Undi uretse Bellingham vuza akantu Jose Mourinho akabi nakenera akandi kantu nekereje. Urabyemera yuko ibi bintu Jude akoze, Jude ubundi ni uri gusaba amasezerano, we na papa we nicyo bari gukora. Uko impamvu ibyo bintu bari kubitekereza bavuga ati nimba Real Madrid irimo irarwana na dosiye Vini, reka natwe dutangire tuvuze induru batwumve, hato batazanatumenyera bakaduhereza ibintu bicagaze. Yego niko bimeze, bavuga ati Vini nimba arimo arakomanga asaba uburenganzira bwe, we are in that group, Mbappe, Vini, Jude Bellingham nyine de Galacticos abakuriye umushinga. So natwe dutangiye dukomange twumva iki kipe idutekerezaho. So ni nabyo rero Real Madrid ivuga ku bwa Mourinho aravuga ati nibo nzubakiraho ikipe, Bellingham, Mbappe na Vinicius. Hanyuma ikindi nuko papa wa Jude Bellingham wo bita Mark Bellingham na mama we bita Denise Bellingham nabo ngo akakanya baratuje bategereje nyine icyo Real Madrid ibabwira, ariko ibemeza ko Jude Bellingham adakorwaho. So ngibyo reka Radio10 Zone yacu tuyisoze uyu munsi ahangaha, ibindi naho ku munsi wo kuwa mbere. Mugire weekend nziza, ola etila bola, musenge kandi mukore, Imana ibane namwe.